Yes, twongeye kubereza ikaze kuri YouTube channel kuri uyu mwanya. Tugiye kugaruka ku bintu 10 byabaye muri uyu mwaka 2025 muri kwezi kwa mbere. By'umwihariko inkuru ihari iri guca ibintu n'uburyo umwana w'umukobwa yagerageje kuroga bagenzi be biganaga bose abahaye uburozi, by'umwihariko avuga ko ari uko bamurushaga ubwenge mu ishuri cyangwa se baperformingaga neza kumurusha. Arongera avuga ko ngo abo banyeshuri biganaga ngo bahoraga bamuharasinga, ngo bamubwira ngo afite izuru rinini, ngo umutwe munini, ariko haje gukora ubushakashatsi bwakozwe bwasanze uyu munyeshuri yabeshyaga. By'umwihariko rero uko nabikubwiye, reka tugaruka ku bintu 10 bibaye muri uno mwaka wa 2025 muri kuno kwezi kwa mbere udashobora kwizera neza ko ibi bintu bibaye. Ndagira ngo ukurikira akantu ku kandi, kuko hano uraza kumenyeramo amakuru icyo RIB yatangaje iri buze guhanisha uyu munyeshuri ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye biri kuba hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko turaza kugaruka ku bihano u Rwanda rwafatiwe n'igihugu cy'Uburusiya ndetse na Amerika, ngo bitewe n'uko bari gukeka ko uyu mutwe wa M23 ushobora kuba uri gukorana n'igihugu cy'u Rwanda bya hafi. Rero byose tugiye kubigarukaho turebera hamwe ibintu 10 bibaye muri kuno kwezi kwa mbere, bivugwa ko ari nabyo bintu bya mbere bishobora kuzarangiza umwaka wa 2025 bikiri ku isonga, kubera ko ni inkuru ziteye ubwoba. Harimo iza Emeline, Vestina ndetse n'izindi mutagiye mumenya, ariko zagiye zicicikana hirya no hino ku buryo utabasha kwiyumvisha uburyo ki ibi bintu byabaye. Ngo wayi ikaze kuri YouTube channel, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo tubana buri munsi no bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ngiye tugiye kubananirwa Isaac, ni njyewe tugiye kujya tubana kuri YouTube channel ndetse na video twagiye dukora hasi. Ushaka kumenya byinshi kuri bari abanyeshuri bagerageje kwica bagenzi bawo, harimo video imara iminota 20 hasi aho ngaho wagenda ukayireba uburyo bisobanuye. Harimo n'abanyeshuri bagiye baduha ubuhamya biganye. Icya mbere rero turahera kuri iyi nkuru yabaye tariki ya 24 ukwezi kwa mbere, hari kuwa gatanu, ubwo umunyeshuri witwa Ingabire yageragezaga kuroga bagenzi be. Iyi nkuru yabereye i Rusizi mu Burengerazuba, ndakeka ko ntawe utahazi, mu murenge wa Mururu ndetse mu kigo cya GS Mutongo, aho uyu munyeshuri yigaga mu wa gatandatu mu mwaka mu mashuri yisumbuye. Yagerageje guhereza bagenzi be sumu ya panya. Ibi ngibi ubundi akaba ari ikibazo cyangwa se icyo bita skandal, kuba umuntu yaba yiga amateka azi ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda agashaka guhita yicira abantu 12 icyarimwe, harimo abahungu 4, abakobwa bo bari 8. Abakobwa bari 8, abahungu 4, kuko nawe ubwo ngubwo arimo bari kuba abanyeshuri bose hamwe 13 bigaga mu wa gatandatu. Abanyeshuri bose bakaba barigaga geography, histoire na literature, ubwo ni amateka, ubumenyi bw'isi ndetse n'ubuvanganzo. Uyu munyeshuri akaba yarashakaga bose kubica, ngo avuga ko ari uko bamurusha ubwenge. Gusa yabivuze ukwinshi. Bwa mbere yavuze ko icyatumye ashaka kubica, ngo yashakaga kubica kugira ngo bose nyine bapfane, kuko ngo yumvaga ashaka kwiyahura. Ikindi avuga ko impamvu yashakaga kubica, ngo yashakaga kwica abanyeshuri bose bamurusha ubumenyi. Icyo waba umurusha cyose mu ishuri upfa kuba umuri imbere mu bijyanye n'amasomo. Ngo nawe abo bose yashakaga kubica. Ikindi yarongeye avuga ko impamvu ngo ashaka kubica ari uko ngo bamusererezaga cyane, mbega ngo bari bafite ibintu bijyanye n'amacakubiri. Ibyo byose bitewe n'indimi nyinshi yabivuganye. RIB yabitesheje agaciro, avuga ko nta shingiro afite, kuko ari kuvuga ahindagurika, mbega nta ruhande na rumwe ahagazeho. Icya kabiri rero, icyo cyari icya mbere. Icya kabiri, twebwe nta kundi twahereye tubara countdown, ahubwo tugiye kubara count up, tuva hasi tujya hejuru. Icya kabiri rero cyaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Ni umunsi uyu nguyu Emeline yagaragaraga ku mbuga nkoranyambaga, hari video zabacitse rwose bari gukina n'imyanya ndangagitsina, bakinisha icupa rya Skol, akaba ryo icupa rya Mitsingi, akaba ryo icupa bafataga bagenda
bikora nyine ibintu by'urukozasoni. Mwese mwabonye izo video kuri TikTok, kuri YouTube bazisizeho abantu ba YouTube ihita ibategeka kuzisiba, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine, kuko kuri YouTube murabizi neza ntibabyemera ibintu nka biriya. Izo video rero ikindi zikaba zarageze no kuri Perezida Paul Kagame, aho Perezida Paul Kagame yaje kuvuga ijambo rigira ati buriya kuriya mubabona bigira ni nani ko mu mitwe yabo hameze rwose, nta kintu kirimo, buriya nta n'ubwenge banafite buzima, kuko umuntu yakora ibintu nka biriya ataramaze kwangirika mu mutwe. Ndetse aranavuga ngo urebye intambara turwana buri munsi, iyo urubyiruko ruhura nayo buri munsi, ntabwo waba uri umukobwa muzima ngo ukore ibintu nka biriya. Iyi ngiyi akaba ari inkuru ya kabiri rero yuriya Emeline Ishanga wagaragaye, ibyo bavuga ngo ni ukwirongoza icupa ari kwikinisha rwose, we n'abakobwa batatu. Ikindi gitangaje, bamaze gufungwa, aho bakomeje gukurikiranwa kugira ngo bahanwe cyangwa se bafungwe ndetse banacibwe n'amande rwose. Ibi bintu muri sosiyete nyarwanda ntabwo biba ari byo. Inkuru ya gatatu rero ni uburyo The Ben yashyize ifoto cyangwa se yasohoye indirimbo ari kumwe n'umugore we Pamela, byarangiza bikababaza nyina cyane, akajya gusaba nyina imbabazi yifashishije itangazamakuru. Ibi ngibi rero abantu benshi bagomeje kumugaya bavuga ngo ni gute utera inda umugore wishakiye, nta muntu n'umwe mwari muri kumwe, ahubwo kumva ko kuba wateye inda ugomba kubyereka abantu bose, harimo abakwishimiye abatabyishimiye. Ibi ngibi akaba ari nabyo ibintu nyina amubwira ati ntabwo bikwiye, kiriya ni igisebo, wadusebeje kuba wakubona ko umugore atwite ngo ni uko ngo ufite abafana ukajya kubibereka. Ese abo bafana badahari cyangwa se mbere y'uko uza n'umugore abo bafana ntabwo wari ufite? Ibi ngibi rero akaba byaratumye The Ben rwose ajya mu itangazamakuru ajya gusaba nyina imbabazi kubera ko yari yamaze kumubabaza. Ikindi kandi byahise binatuma abantu benshi batangira kubona ibyo bandika, bituma ibinyamakuru byose bivuga ngo The Ben yateye inda none atangiye kugenda abyamamaza. Icyo cyari icya gatatu. Icya kane rero ni ubukwe bwa Vestina ndetse n'umusore w'imyaka 42. Benshi bari no kuvuga ko mu gihugu cye gashobora kuba yari afite yo umugore. Ibi ngibi bya Vestina byo ntacyo bitwaye nubwo abantu benshi bagomeje gutera comment bavuga ngo ashakanye n'umugabo ukuze, kuko umugabo ashakanye nawe ni umugabo ufite amafaranga. Ariko ikibazo nabwo abantu benshi bagomeje kwibaza ngo ni gute ashakanye n'umugabo w'imyaka 42 we yarakira umukobwa ufite iterambere, afite ibintu byinshi agomba gukora mu muziki, yari agifite, mbega bigaragara ko yari afite iterambere, ndetse akaba ari n'umukobwa wo mu gospel agafatishije hano mu Rwanda, ku buryo abantu benshi ibingibi nabo byakomeje kubacanga, avuga ati nubwo utagiye gushaka muri Burkina Faso avuye inonga. Ibi bintu ngo byababaje nyina, bibabaza abavandimwe be, bigaragara ku buryo hari na interview umuvandimwe yakoze ku Isimbi arira cyane avuga ko uyu nguyu rwose uyu mukobwa abatengushye, atakabaye ashatse umugabo wiriya kure, byibuze niyo yakashatse akiri muto gutya yakabaye ashatse umugabo wo mu Rwanda, ku buryo bazajya bamushaka bagahita ko bamubona. Inkuru ya gatanu rero, inkuru ya gatanu mu nkuru ziri guca ibintu hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, ni inkuru y'uyu nguyu ya Mpano. Niyo nkuru yaciye ibintu ubundi ku itariki ya mbere, usibye ko igitangaje buri nkuru yarazaga yashira iminsi mikeya hakaba haje indi ihita yisimbura. Ni uburyo rero uyu muhanzi, impamvu inkuru yaciye ibintu, yahawe icyizere na The Ben ama performance mu gitaramo cye, uyu musore ayibyaza umusaruro, ku buryo abantu bose bagomeje bibaza ngo ya Mpano birukankira kureba indirimbo ze, ku buryo agisohoka mu gitaramo nyuma y'iminsi ine gusa YouTube channel ye yari imaze kuva ku basubscribe 90,000 imaze kugera ku 160. Urumva ko yahise yongera 70,000 kujya mu gitaramo gusa cya The Ben. Abantu 70,000 bahise bajya kumureba, kuko ya Mpano yasohotse ari umuntu uri gutwika, indirimbo ze zihita ziyongera ama views ku buryo buteye ubwoba, ku buryo indirimbo yase kuva kuri 1,000,000 igera kuri 1,1,600,000. Abantu benshi bagomeze kuvuga ngo uyu musore ntasanzwe, kuko ibyo yakoze muri Biki Arena ni ibintu bidasanzwe. Bavuga ko ari na niwe muhanzi watwitse kurusha nuko uyu nguyu The Ben yatwitse ari we nyiri igitaramo. Iyindi nkuru rero iri kuvugwa, iri no kuza ku mwanya wa gatandatu,
Ni inkuru y'uburyo uyu mutwe wa M23 wigaruriye Goma ugomeje gukupita igisirikare cya Kongo, bavuga ko rwose igisirikare cya Kongo kiri gutsindwa ku buryo abasirikare bamwe ba Kongo bahungiye mu Rwanda baza bavuga ko bari bamaze iminsi 3 batarya, bavuga ko icyo bari gusaba Kagame ari uko yabihera ibiryo bakarya akabaha icumbi, ku buryo bamaze kububakira inkambi barimo ubu ngubu. Gutya igihugu cy'u Rwanda kikaba gicumbikiye bamwe mu basirikare b'igihugu cya Kongo cya FARDC. Indi nkuru iri gucicikana nuko ubu ngubu gutya igihugu cy'u Rwanda cyamaze gufatirwa ibihano, ndetse banabwira umutwe wa M23 ko ugomba kurekura Goma. Iki ni ikirego Kongo yatanze ivuga ko ari u Rwanda rushyigikiye Goma. Ese ibi ngibi biraza gukunda cyangwa ntabwo biri buze gukunda, biraza kuba iby'ubusa. Ikindi rero cya munani ni uburyo Bruce Melody yasebeje ya mpano, ubwo ya mpano ngo yari yaramusabye korabo. Ibi ngibi byanabaje ya mpano cyane, nubwo Bruce Melody avuga ko uri ari umwana avutse ejo bundi rwose, ko Bruce Melody atamuhereza korabo, ko ubwo Bruce Melody yagerageje guhereza abahanzi benshi bakiri bato korabo bagiye batandukanye, bagiye bamuvuga ko yabariye amafaranga kugira ngo bibatwikire cyangwa se bigaragaze Bruce Melody mu yindi shusho mbi, ku buryo abantu bavuga ngo kubi Bruce Melody arya abana amafaranga. Ibi ngibi rero bikaba byaratumye Bruce Melody yima ya mpano korabo, ibintu byabaje ya mpano cyane. Reka dusubikire ikiganiro cyacu aha ngaha, gushimira wakoze subscribe kuri YouTube channel ndetse nawe dukurikira umunsi ku munsi, kubwira ngo mukiri kumwe ni Isaac Soma.